tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe, kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntambutsa. Duherukana turiho twiga igitabo cya Ezira. Muri iki gitabo batubwira uko Abisirayeli ba mbere basubiye i Yerusalemu kandi bagezeyo babasha kubaka urusengero rw'Uwiteka barangajwe imbere na Ezira hamwe na Zerubabeli. Nk'uko nari nasize mbikubwiye rero, uyu munsi tugiye gutangira igitabo gishya. Icyo nta kindi ni igitabo cya Nehemiya. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Gukoresha ngenga ya mbere y'ubuke muri iki gitabo nk'uko biboneka muri Nehemiya igice cya mbere ku murongo wa mbere byerekana ko ari Nehemiya wacyanditse. Iyo Ezira aza kuba ari we wacyanditse, yari kuba yarakuye amakuru mu nyandiko za Nehemiya. Iki gitabo cya Nehemiya cyo kimwe n'igitabo cya Ezira kibonekamo amakopi y'inzandiko, amasezerano, ibyemezo n'izindi nzandiko byari byarabitswe mu gihe kitari gito. Hari abavuga ko Ezira ari we wanditse iki gitabo cya Nehemiya. Igitabo cya Ezira na Nehemiya biri mu rwunge rw'ibitabo byemewe n'Abaheburayo byitwa Hebrew Canon. Nehemiya yari umugaragu utazi iby'amategeko ya Mose. Navuga ko yari umurayiki. Ezira we yari umutambyi. Igitabo cya Ezira kibanda cyane mu kubaka urusengero, naho igitabo cya Nehemiya kikibanda cyane mu kubaka inkike z'i Yerusalemu. Mu gitabo cya Ezira tubona uburyo Abisirayeli basubiye mu gihugu cyabo mu buryo bw'iyobokamana, naho mu gitabo cya Nehemiya bakatubwira uburyo Abisirayeli basubiye mu gihugu cyabo mu buryo bwa politiki. Ezira niwe wari umukuru w'abatambyi n'abanditsi. Nehemiya nawe yari umuntu wubashywe uhagarariye abo nakwita abacuruzi n'abikorera. Nehemiya yari afite umwanya ukomeye ibwami mu gihe cy'umwami ukomeye w'Abaperesi witwaga Aritezaruzi, ariko umutima we wari ku bwoko bw'Imana no kuri gahunda y'Imana kuri Yerusalemu. Iki gitabo cyerekana kamere ya Nehemiya, kikerekana neza uwo Nehemiya yari we. Abantu benshi bakunze gusoma iki gitabo kubera uburyo bishimira kamere yari muri uyu mugabo Nehemiya, n'uburyo iki gitabo gitera intege cyane uri kugisoma. Dukurikije uko ibihe byagiye bisimburanwa, iki gitabo cya Nehemiya nicyo cya nyuma mu bitabo by'amateka byo muri Bibiliya. Ni ukuvuga ko tugeze ku musozo w'ibihe by'Abisirayeli, kandi tubona ko nta kindi kivuga mu isezerano rya kera usibye Abayuda gusa. Igitabo cya Ezira kivuga ku kaga kabayeho mu myaka 70 y'ubunyage nyuma y'ibyo tubona mu bitabo bibiri by'ibyo ku ngoma. Imyaka 70 y'ubunyage yari imaze kurangira, kandi Abisirayeli bari barasigaye i Babuloni nabo bari bamaze gusubira mu gihugu cyabo. Hashize imyaka 75 nibwo itsinda rya Ezira basubiye i Yerusalemu. Mwibutse ko aba bagiye bakurikiye itsinda rya mbere ryasubiyeyo riyobowe na Zerubabeli. Nehemiya nawe rero yasubiye i Yerusalemu hashize imyaka 15.
Ezira agiyeyo. Iyi mibare niyo abasesenguzi ba Bibiliya bagiye batanga kugira ngo bidufashe kumenya no gusobanukirwa uko ibihe by'amateka y'ubunyage bw'Abisirayeli byagiye bikurikirana. Ibi nanone biradufasha kumenya neza ibyerekeranye n'ibyumweru 70 byavuzwe na Daniyeli. Ibyerekeranye n'ibyumweru 70 bya Daniyeli bitangirana n'iki gitabo cya Nehemiya, ntabwo bitangirana n'igitabo cya Ezira. Muri Daniyeli igice cya 9 ku murongo wa 25 haravuga ngo, uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware, hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake. Inkuru zivugwa mu gitabo cya Nehemiya zibanda cyane kuri iyi ngingo ivuga ngo basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Aya magambo nanone tuyasoma muri Daniyeli igice cya 9 ku murongo wa 25. Aya matariki akurikira yavuzwe n'uwitwa Sir Robert Anderson, kandi ashobora kudufasha kumenya neza igisubizo kuri iki kibazo cyerekeranye n'ibyumweru 70 Daniyeli yavuze. Icyemezo cya Kuro giha uburenganzira Abisirayeli gutaha cyanditswe mu mwaka wa 536 mbere y'ivuka rya Kristo. Ibi wabisoma muri Ezira igice cya 1 uhereye ku murongo wa 1 ukagera ku murongo wa 4. Icyemezo cya Aritazeruzi giha uburenganzira Abisirayeli gutaha cyanditswe mu mwaka wa 445 mbere y'ivuka rya Kristo, hari ku mwaka wa 20 wo ku ngoma ya Aritazeruzi. Ibi wabisoma kandi muri Nehemiya igice cya 2 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 8. Aha rero ni naho hatangira bya byumweru 70. Ibyumweru 7 bya mbere byarangiye mu mwaka wa 397 mbere y'ivuka rya Kristo, nk'uko bigaragara mu gitabo cya Malaki. Ukeneye ubusobanuro burambuye wasoma igitabo cyanditswe n'uyu mugabo Sir Robert Anderson cyitwa The Coming Prince. Ijambo nuko rigaruka inshuro zigera kuri 32 muri iki gitabo cya Nehemiya, rikaba ryerekana umugabo w'ibikorwa byinshi n'amagambo make. Nushaka uhita ufata Bibiliya yawe ubare iri jambo nuko, urasanga ryaragarutse kenshi cyane muri iki gitabo cya Nehemiya. Imirongo nyamukuru muri iki gitabo cya Nehemiya ni umurongo uboneka muri Nehemiya igice cya 1 ku murongo wa 4. Haravuga ngo, maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana Nyirijuru. Hamwe n'umurongo wa 3 muri Nehemiya igice cya 6 hagira hati, nanjye mbatuma intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza, sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera sambirana, sambirana, sambirana usemerera Imana yakucyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Imana yakucyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Imana yakucyubahiro. Reka turebere hamwe uburyo Nehemiya yasengeye abasigaye i Yerusalemu. Imana yari yaratoranyije abantu bo kwihamya ngo barwanye ibigirwamana, nyamara bayiteye umugongo
nabo batangira kuramya ibyo bigirwamana. Imana ibohereza i Babuloni aho basengaga cyane ibigirwamana kugira ngo Abisirayeli bahabonera isomo. Abisirayeli bamaze igihe i Babuloni baje kuzinukwa ibigirwamana, nyamara ntibari bakagarukira Imana mu by'ukuri. Ntabwo bigeze bahindukira na rimwe kugeza mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma. Isezerano rishya ritangira ritubwira amateka y'Abisirayeli bategekwa n'Abaroma. Hariho abagabo batatu bagize uruhare runini mu kubaka inkike z'i Yerusalemu. Harimo Zerubabeli wari igikomangoma, akaba yarahagarariye uruhande rwa politiki. Hariho Ezira wari umutambyi mukuru. Hariho kandi na Nehemiya wari umugaragu w'Imana usanzwe, uwo nakwita umulayiki. Umwami, umutambyi n'umuhanuzi bari barananiwe kubaka inkike z'i Yerusalemu no kweza urusengero. Nuko Imana ihagurutsa Nehemiya ufatwa nk'umulayiki cyangwa se umukristo usanzwe. Mu by'ukuri tubona ko uyu munsi umukozi w'Imana n'umukristo usanzwe batitwara kimwe, nyamara bombi bari bakwiye kwitwara kimwe. Dr. Vernon McGee avuga ko igihe yatangiraga umurimo ngo yakundaga kwambara costume yari izwi ku izina rya Prince Albert. Ngo bene iri koti ryabaga rifite ikoro rimeze nk'amababa, ngo yambaraga kandi n'ingofero zimwe abashumba bakunda kwiyambarira. Nuko igihe kimwe mu materaniro ku cyumweru, McGee ahagarara ku gatuti yambaye ishati y'umweru ifite ikoro ry'umweru, maze umwe mu nshuti ze aza kumubwira ko ngo yasaga n'icyana cy'indogobe cy'umweru gihagaze ahantu hera cyane. No ku munsi umwe ngo McGee aza kwisobanukirwa, abona atambara nk'abandi bayobozi b'itorero rye, maze arekeraho kwambara bene iyo myenda, ahubwo atangira kwimenyereza kwambara nka bagenzi be. McGee akomeza avuga ko umunsi umwe ariho akina umukino wa golf n'inshuti ze, ngo umugabo umwe yatumiye inshuti ye yari umuyobozi ku itorero ryabo. Ngo uwatumiye ntiyari azi ko uyu muyobozi wo ku itorero yazana na McGee. Nuko ngo abonye McGee azanye na wa wundi batumiye, uwatumiye aravuga ngo inshuti yanjye Dr. McGee nawe araje. Noneho biraza kudusaba kwirinda cyane mu magambo tuvuga. Uzi icyo McGee yakoze? Yahise abwira wa mugabo wabatumiye ngo, nyumva muvandimwe, jye nawe ntabwo dutandukanye, nushaka kuvuga uko wiboneye, ariko icyo dukwiye kumenya ni kimwe: naba ndi hano cyangwa ntari, Imana yo yumva buri jambo uvuga. Kuba nakumva ibyo uvuga cyangwa si imbyumve ntacyo bisobanuye mu by'ukuri. Uyu munsi hariho itandukaniro ryo kwiyorobeka hagati y'umukozi w'Imana n'umukristo usanzwe. Nyamara ni ingenzi cyane ko bombi bitwara kimwe mu gihe cyo gusabana n'Imana. Uwafatwaga nk'umukristo usanzwe wo ku rwego rwo hasi niwe wubatse inkike z'i Yerusalemu, atunganya n'urusengero. Ntekereza ko no muri iki gihe Imana izakoresha umukristo usanzwe mu gukora imirimo ikomeye no gushyiraho urufatiro ku murimo wayo, kandi ibi bizasaba uyu mukristo usanzwe guhaguruka akubaka umurimo w'Imana. Umukozi w'Imana umwe avuga ko yakunze kubona Imana ihagurutsa umuntu usanzwe cyane mu ishuri ryabo rya Bibiliya, agakora kandi agatanga umusaruro mu murimo w'Imana kurusha abanyeshuri babaga barangije muri iryo shuri, kandi nyamara aba banyeshuri bararushaga byinshi uyu mukristo. Hariho kandi n'abandi bakristo basanzwe batari bazi byinshi mu murimo w'Imana, nyamara Imana ikaza kubakoresha bikomeye. Muri abo navugamo uwitwa Dwight Moody, Billy Sunday na Billy Graham. Inshuti yanjye, dukeneye abantu bameze nka Nehemiya. Nehemiya yagize kwizera mu byo yabonaga n'ibyo yari gushobora gukora. Yiringiye kandi mu bikorwa no mu gusenga. Kureba no gusenga cyangwa gukora no gusenga nibyo byaranze uyu mugabo Nehemiya. Yari afite umwanya mwiza mu bwami bw'Abaperesi. Yari umuhereza wa vino w'umwami. Yari umugabo mwiza w'imico myiza kandi w'icyubahiro. Iyo abishaka yari kwigumira mu Buperesi, ariko iyo abikora atyo ntabwo yari kuzagaragara mu ijambo ry'Imana. Ntabwo twari kuzamumenya. Ndifuza ko wamenya bimwe mu byaranze uyu mugabo Nehemiya uko tuzagenda turushaho kwiga inkuru ze. Reka ntangire nkubwira bike kuri Nehemiya, wari umugaragu ukundwa ibwami mu Buperesi. Ibice 7 bya mbere muri iki gitabo cya Nehemiya
bivuga ibyerekeranye no kubaka inkike, hanyuma ibice bisigaye bikavuga ku bubyutse n'impinduka zabayeho icyo gihe. Igice cya mbere mu gitabo cya Nehemiya gitangira kivuga ku isengesho rya Nehemiya. Fata Bibiliya yawe dusomere hamwe muri Nehemiya igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa kabiri. Bibiliya iravuga ngo, amagambo ya Nehemiya mwene Hakaliya mu kwezi kwitwa Kisilevu mu mwaka wa 20, ubwo nari ibwami i Shushani, Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda, mbabaza inkuru z'Abayuda barokotse, abari barasigaye batajyanwa ari imbohe, mbaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Igihe Nehemiya yavugaga ku Bayuda bavuye i Babuloni, yashakaga kuvuga ku Bayuda basubiye mu gihugu cyabo. Nehemiya nawe yari kuba yarasubiye iwabo, ariko ntibyakunze kubera impamvu zimwe na zimwe. Yari afite umurimo akora ibwami. Ntabwo namucira urubanza kuko Imana ijya ikoresha abantu nka Nehemiya rimwe na rimwe. Ndagira ngo ahubwo urebe ukuntu uyu mugabo wari ufite umwanya ukomeye ibwami bitamubujije gutekereza ku murimo w'Imana. Nukuri rwose yarahangayikishijwe n'umurimo w'Imana. Umunsi umwe igihe yarahuze cyane mu kazi k'ibwami, yabonye umwe muri bene wabo wari uturutse i Yerusalemu, kandi uyu mwene wabo hari amakuru yaramuzaniye. Nuko Nehemiya aramuhagaritsa aramubaza ngo, niki kijya mbere mu gihugu iwacu? Ubu nibwo butumwa Nehemiya yaje guhabwa n'uwo mwene wabo. Reka tubusome muri Nehemiya igice cya mbere ku murongo wa 3. Haravuga ngo, barambwira bati, abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Ubu butumwa ntabwo bwari bufite ishusho nziza na gato. Mbega ukuntu abantu b'Imana bari mu bihe bibi cyane. Abayuda bari mu bikorwa biteye isoni, kandi Imana ntabwo yari kwihanganira ko bakomeza gukora ibibi. Nyamara twebwe uyu munsi tumeze nk'abantu badafite ijambo muri iyi si ya none. Nehemiya yababajwe cyane n'aya makuru yari amaze kwakira, kandi hariho ibintu byinshi yari gusubiza kuri ubu butumwa yari amaze guhabwa. Yari gushobora kuvuga ngo, ni ukuri muvandimwe, ibi bintu birababaje, kandi wihangane, nzagusengera ngo Imana iguhe umugisha. Hariho n'andi magambo yamenyerewe nk'ayo y'Abakristo b'iki gihe Nehemiya yari kubwira uyu mwene wabo, ariko mu by'ukuri Nehemiya ntiyarazi mwene ayo magambo y'Abakristo b'iki gihe bavuga nk'ay'umuhango gusa. Icy'ingenzi gusa ni uko wamenya ko Nehemiya yarahangayikishijwe cyane n'umurimo w'Imana. Muri Nehemiya igice cya mbere ku murongo wa 4 haravuga ngo, maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye, niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru. Hari ibintu bimwe nshaka ko witaho muri uyu murongo tumaze gusoma. Nehemiya ntabwo yari ameze nk'Abayuda bene wabo, ntiyakundaga impaka. Iyo amera atyo yari kuvuga ngo abantu bari kuba barakoze ibi na biriya. Nyamara icyari gishishikaje Nehemiya cyane wari umurimo w'Imana. Usubije amaso inyuma mu gitabo cya Ezira, mbese wabibuka uko Ezira yagenje abantu be? Yari umutambyi mukuru, kandi nawe yari ahangayikishijwe cyane n'umurimo w'Imana. Kuri iyi nshuro rero, umuntu usanzwe mu byerekeranye n'iby'iyobokamana, uwo nakwita umurayiki, nawe yari ahangayikishijwe n'umurimo w'Imana. Uyu munsi kubaka urufatiro rwa Kristo bisa naho ari ukwishora mu kaga. Njya nkunda kwibaza niba kuko abantu bakunda impaka mu itorero babiterwa n'uko bahangayikishijwe n'umurimo. Nshuti yanjye, niba uri gutera impaka ku bintu wumva neza ko bitababaza umutima wawe, nakugira inama yo kubireka, kuko umeze nk'aho ufite amagambo menshi yo kuvuga, ariko nta marira menshi ufite yo kurizwa n'ibyo uriho uvuga. Ntabwo uri intumwa y'Imana niba koko utababajwe n'ubutumwa uriho utanga. Ntekereza ko Ezira yari mukuru, naho Nehemiya akaba yari muto mu myaka. Kubigaragara, Ezira yari umuhungu muto igihe Abayuda bafatwaga bunyago. Nkaba ntekereza ko Nehemiya we yavutse igihe Abayuda bari bamaze iminsi mu bunyagano i Babuloni kimwe n'abandi. Niyo mpamvu igihe twigaga igitabo cya Ezira nigeze ncira urubanza Abisirayeli basigaye i Babuloni. Nubwo batakoze ibijyanye n'ubushake bw'Imana bagasigara i Babuloni, ntitwareka kuvuga ko muri abo basigaye harimo abantu bamwe bubahaga Imana. Intumwa Pawulo yabwiye Abaroma mu gice cya 14 ku murongo wa 4 ngo, urinde wowe ucira umugaragu w'abandi urubanza, kandi imbere ya shebuja ariho ahagarara.
nshuti yanjye, jye nawe nta burenganzira dufite bwo gucira abandi urubanza. Tugomba kwirinda cyane mu gucira abizera urubanza, cyane cyane mu gihe tutazi neza ibihe bari gucamo ibyo ari byo. Nehemiya yaricaye ararira. Nehemiya yari umugabo wubashywe ibwami, ariko ibyo ntibyamubujije kwicara hasi akarira. Ndagira ngo kandi umenye yuko yamaze iminsi ababaye, yiyiriza ubusa kandi asenga. Aha niho aba bagabo b'Imana bakuraga imbaraga. Wibuke ko na Ezira yakoze ibimeze gutya. Kuri iyi nshuro rero na Nehemiya yararize maze arasenga. Ndagira ngo nanone wongere witegereze neza kuri aya magambo avuga ngo Imana nyir'ijuru. Aya magambo aboneka cyane mu gitabo cya Ezira, Nehemiya na Daniyeli. Ni izina ry'Imana ryihariye tubona muri ibi bitabo uko ari bitatu. Nyuma y'uko Yerusalemu ishenywe ikagwa, Imana ntabwo yongeye kwiyerekanira mu rusengero nk'Imana itura hagati y'abakerubi, ahubwo ubwiza bw'Imana bwahise buva i Yerusalemu mu Bayuda. Ijambo Ikabodi ryanditswe ku Bisirayeli. Uwiteka Imana yahise asubira mu ijuru. Niyo mpamvu mu bitabo byitwa Post Captivity bivuga inkuru zo kuva mu bunyagano byita Imana ngo ni Uwiteka Imana nyir'ijuru. Kuvaho Yerusalemu isenyewe, Imana niyongeye kwiyereka ubwoko bwayo, kugeza igihe marayika w'Imana yazaga mu mudugudu wa Betelehemu akavuga ngo mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 2 ku murongo wa 14. Kristo yaje mu isi yambaye umubiri w'umuntu kandi azagaruka undi munsi. Umwami Yesu Kristo ubwe yaravuze ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Aya magambo yanditse muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 30. Ntabwo iki kimenyetso nkizi, ariko ntekereza ko ari bwa bwiza bw'Imana buzwi ku izina rya Shekinah Glory buzongera kwerekanwa. Ariko mu gihe cya Nehemiya, Imana yari isigaye yitwa Imana nyir'ijuru, kandi Nehemiya nawe nuko yayitaga. Iri sengesho rya Nehemiya ryari rikomeye cyane, kandi tuzabona n'irindi sengesho rye mu gice cya 9 cy'iki gitabo kimwitirirwa. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Imana rurema. Imana ihabwa icyubahiro. Imana y'agakiza. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Reka twongere dusome muri Nehemiya igice cya 1 ku murongo wa 5. Bibiliya iravuga ngo ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. Reka tube tugarukiye hano gato maze dutekereze kuri iri jambo rivuga ngo Imana itera ubwoba. Iri ni ijambo ryakunze kumvikana nabi kandi rigakoreshwa nabi. Niba ari byo mu by'ukuri, abavugabutumwa ntabwo bari bakwiye kwitwa abarevera, kuko bisobanura uteye ubwoba. Birashoboka wenda ko nakwibeshya nkita umuntu ngo uteye ubwoba kanaka. Ni ukuri rwose ijambo revera ryari rikwiriye gukoreshwa ku Mana gusa. Umuntu umwe yigeze kubivuga muri ubu buryo: ujye unyita inshuti yawe. Nibyo byonyine byaryohera amatwi yanjye.
kandi ntugatume umutima wanjye ubabazwa n'inyito y'amazina wama. Ndakwinginze uhagaritse kunyita revera. Ibi byanditswe n'umwanditsi utazwi. Revera yari titre yakoreshwaga ku bayobozi bo mu gihe cya kera bayoboraga abandi muri sosiyete. Ariko n'ibi ngibi ntabwo byari ukuri, kandi ntabwo ari ukuri no mu itorero ry'iki gihe. Hari abantu bamwe batekereza ko amatorero yabo atandukanye n'ayandi. Nyamara mu matorero menshi usanga harimo amatsinda y'abantu ahora yifuza kubamba umuvugabutumwa wabo. Ariko mu gihe cya kera iyo umuvugabutumwa yitwaga revera yabaga ari titre y'icyubahiro, nubwo nanone atari bwo busobanuro nyabwo bw'iri jambo. Muri iki gihe nkunda kumva abatizera bahamagara umuntu ukijijwe ngo revera. Mu myaka yashize umukozi w'Imana umwe yakundaga kujya kuri dry cleaner aho bamesera imyenda, ngo umusore wakoraga aho ngaho yakundaga kwita uyu mukozi w'Imana ngo ni revera. Uyu musore ngo yakunze guhamagara uyu mukozi w'Imana inshuro zigera kuri 20. Uyu mukozi w'Imana avuga ko uyu mukozi wo muri dry cleaner yari yapfobeje cyane iyi titre ya revera kuko ntabwo yarakijijwe. Ngo uyu musore ntabwo yitaga cyane ku magambo umukozi w'Imana yamubwiraga, ahubwo ngo yashishikazwaga cyane no kumva yakomeza guhamagara umukozi w'Imana ngo revera. Imana ni revera, mu yandi magambo ni Imana iteye ubwoba, ariko kandi ni Imana irinda isezerano ikababarira abayikunda bakitondera amategeko yayo. Ni Imana ica urubanza, ariko kandi ni Imana igira imbabazi. Muri Nehemiya igice cya 2 ku murongo wa 6 haravuga ngo none tegera ugutwi kwawe kumve, n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, nsabira abagaragu bawe b'Abisirayeli, natura ibyaha Abisirayeli twagukoreye, ni koko jyewe n'inzu ya data twaragucumiye. Ndagira ngo urebe neza aya magambo ari mu isengesho rya Nehemiya. Mbese hari ubwo avuga ngo ndi imbere yawe natura ibyaha Abisirayeli bagukoreye? Oya, ahubwo nawe aratura agira ati ibyaha twagukoreye, jyewe n'inzu ya data twaragucumuye. Urumva ko uyu mugabo yari yaciye bugufi cyane agira ati ndi umunyabyaha, inzu ya data yagucumuyeho, igihugu cyagucumuyeho. Mbese inshuti yanjye, ni kangahe twumva ukwatura ibyaha nk'uko nguko mu matorero yacu? Mu isengesho rye Nehemiya yaratuye abayuda basubiye inyuma kubera bacumuye. Nehemiya yaravuze ngo jyewe n'inzu ya data twaragucumuye. Uyu mugabo ntabwo yari ameze nka babandi bahora batekereza ko badacumura. Nshuti yanjye, uko waba umeze kose, menya ko uri umunyabyaha kandi ko wowe ubwawe udashobora kwikiza, ahubwo ukeneye Yesu Kristo ko abari bubasha kugukiza. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye kubwira ijambo duhaye uyu muvandimwe wanteze amatwi. Umwiyereke, umwibutse ko we ku giti cye Imana idashobora kumwemera kuko ari umunyabyaha, ariko ko ari kumwe nawe Imana ishobora kumwemera rwose. Bituma ashaka mu maso hawe Yesu. Yesu nge wowe umutunganye kandi umukureho icyaha cyose. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagushimiye cyane nshuti twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha n'ingaruka nzakubwira uburyo Nehemiya yasabye uruhushya rwo kujya gusana inkike z'i Yerusalemu. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.